radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @radio yacu, naho kuri wayishatu radio yacu voa.com, ni kuri site yacu mutsangaho ibiganiro byacu byose. Bwana Chang ari ku buhanga bw'ibyuma, hanyuma Cyubahiro Dieudonné ni urimo kumfasha kubagezaho iki kiganiro, naho je mwumva kuri mikro hano muri studio ya 7 ndi Jeffrey Mutagoma. Tugeze umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri commune Giteranye, aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri Sanga. Turongera tubabwira tuti ikaze mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi. Muragira muti uyu munsi turaganira kuki? Icyumweru kiruzuye neza kuva Uburusiya butangiye kugaba ibitero kuri Ukraine, kuko byatangiye ku mugaragaro tariki ya 24 z'ukwezi gushize, nyuma y'ubushyamirane bwari bumaze iminsi mu magambo yo kuvuguruzanya no ku jorana hagati y'abategetsi b'ibihugu bikomeye ku isi, harimo iby'Uburayi, Amerika n'Uburusiya ndetse n'iyo Ukraine nyine. Hano muri Amerika, ubwo yagezaga ijambo ngarukamwaka ku baturage b'iki gihugu, ryibanze, ndavuga Perezida Joe Biden, ryibanze uko intambara ihagaze iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Yatangaje rero ko nyuma yo gufata icyemezo cyo gutera Ukraine, Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ubu ari mu bwigunge butewe n'ikomanyirizwa yashyizwemo na Amerika n'ibihugu by'Uburayi mu rwego rwo kurengera demokarasi. Perezida Biden yavuze ko yibwiye ko azajegeza inkingi z'isi y'ubwigenge akoresheje iterabwoba, ariko akaba yarabaze nabi. Muri Ukraine ho, ingabo z'Uburusiya zahinduye umuvuno ku buryo zidatinya kugaba ibitero mu bice birimo n'abaturage bazibereye ibamba mu rwego rwo kubaca intege, nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru The Wall Street Journal cya hano muri Amerika. Ingabo z'Uburusiya kandi ziragerageza no kurasa ku bikorwa remezo by'itumanaho. Mu kanya gashize, igisasu cy'ingabo z'Uburusiya cyaguye ku munara wa televiziyo ya Kiev, gihitana abantu 5, kinakoma mu nkokora ibiganiro by'iyo televiziyo mu gihe cy'akanya gato, cyakora birongera bisubiraho. Amashusho yagaragaye ku bitangazamakuru yerekanye ikindi gisasu kigwa hanze y'ibiro bikorerwamo n'inzego z'ubutegetsi muri Kiev. Umuyobozi mukuru mu bya gisirikare muri Amerika akaba yavuze ko ingabo z'Uburusiya zishobora kuba zatangiye kugenza make kubera ikibazo cy'ibiribwa na esanse byatangiye kuba bike, ariko avuga ko ibura ry'amayira rituma binagorana kugeza imfashanyo zirimo intwaro no ku ngabo za Ukraine. Ibihugu bya Amerika n'Uburayi byakuye banki 7 z'Uburusiya kuri gahunda ya SWIFT ikoreshwa mu kwishyurana hagati ya za banki ku rwego mpuzamahanga. Gusa hari izindi banki basize kuri iyo gahunda mu rwego rwo gusigaho batangira inyishyu z'ibijyanye n'iby'ingufu. Kugeza ubu ibi bihano byirengagije ubucuruzi burebana n'ibitanga ingufu biva mu Burusiya, ariko abadepite ba Amerika bakomeje kotsa igitutu Perezida Joe Biden ngo nabyo bifatirwe ibihano.
gusa abatunganya peteroli hirya no hino bo batangiye kwirinda kugura peteroli iva mu Burusiya n'ubwo ibihano bibureba bitaratangira gufatwa muri urwo rwego. Uretse ibyo n'izindi ngaruka z'iyi ntambara zigaragara nk'abayigwamo, iby'isenya, izamba ry'ubukungu, iby'idindiza n'ibindi, ni ibihe bibazo irimo gutera birenze ibigaragarira amaso? Ingaruka zirenze izo tubona ifite ku buzima bw'abantu baba bari muri Ukraine cyangwa ahandi hirya no hino ku isi harimo no mu Burusiya ni izihe? Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turabaza impuguke mu bumenyi bwa muntu ibyerekeye ingaruka z'intambara nk'iyi ku mitekerereze, imyifatire n'imigenzereze ya muntu, duhereye ku bihe byayibanjirije, ibyo turimo ubu nyine, igihe irimo kuba n'igihe izaba yararangiye. Ku murongo wa telefone i Bruxelles mu Bubiligi, nanone ku mugabane w'Uburayi aho intambara irimo kubera, ndi kumwe na Dr Albert Gakwaya, impuguke mu bumenyi bwa muntu. Dr Albert Gakwaya, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika. Muraho neza, murakoze cyane Geoffrey, ndabasuhuje, nsuhuje n'abadukurikiye bose, abakunzi bose ba VOA. Murakire kandi ndagira nti wakoze cyane kubonera umwanya abanywanyi b'ikiganiro muri Sanga. Twizere yuko uri buze kudufasha gusobanukirwa ibyo tumaze kuvuga kandi ko ibyo bibera mu baturanyi banyu bitarabageraho. Ntabwo biratugeraho, ariko nta n'uwizera ko bitashobora kutugeraho, kuko uko intambara itangiye umenya igihe yatangiriye gusa, ariko ntumenye igihe izarangirira, ndetse n'ingaruka zabyo, cyane cyane ko ziba ziri mu mpande nyinshi, ziri mu nguni nyinshi z'ubuzima bwa muntu. Tumaze rero gusa n'abatanga incamake y'aho ibintu bigeze muri iyi ntambara, ariko muri iki kiganiro ndagira ngo duse n'abagaruka ku bibazo birimo nako bitarimo kugaragara, bitagaragarira amaso cyane, biterwa n'iyi ntambara, ibyo nakwita abo yica bahagaze, abana, abagore, abagabo baba bayibona, baba bayirimo cyangwa batari ku rugamba, ababanje kubwirwa ko bazaterwa bikamara igihe bumva ko ubu bushyamirane buhari hagati y'abategetsi barebana ingwe, none bakaba baranashyize bakanabona ku kaga k'intambara kabagezeho nk'akabaguye gitumo, kandi ariko bari banazi ko bizaba, ariko badafite icyo babikoraho. Uku ni ugupfa uhagaze, Bwana Gakwaya. navuga nanjye nk'uko urimo kubivuga, nawe ndabona ni nko bikugira igishushushungwe, bigutera ubwoba, ubu bibayemo uwo ari we wese asigara ameze nk'aho arimo kureba ubuzima bwe ku ruhande, nk'uburebera muri videwo, kandi ari ukuri, ni nko gupfa nyine, wa mugani umuntu ahagaze, yego ntaba yapfuye, ariko kuba umeze nk'utari muri wowe nyawe. Reka rero duhere kuri iki gihe cya mbere intambara ikivugwa, bavuga yuko hari amakuru yuko bashobora gutera, bavuga ko hari imyiteguro ku mpande zombi. Tugaruke ku muntu wumva iyo ntambara, ku bibazo bijyanye n'imitekerereze y'umuntu ubyumva atyo mu buryo burambuye, nk'amwe impuguke mu mitekerereze ya muntu, ni izihe ngaruka bimugiraho, bigenda bite, bigira izihe ngaruka ku mitekerereze ye no ku myitwarire ye ndetse no ku migenzereze? Murakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije, kuko byiza ni uguhera mbere y'uko umuntu ahura n'izo ngorane, kuko buri muntu uwo ari we wese ibyo bita kugira ngo umuntu akarasa ukuntu ibintu bigenda umuntu agenda yiremamo uwo ari we, ndetse no kugera ubwo aba mu cyo bita ikitununge mu gihe arimo, ndetse no gutegurira ahazakurikiraho hari aho ngaho. Hari byinshi biba mu muntu. Ubwo rero nicyo navugaga nti ni byiza ko tumenya umuntu ese uwo muntu yaba yaranyuze mu zihe nzira,
ese amakuru nyuma yaho abona uko yari yaragiye aremwa, yaba yaragiye ahabwa ubuhe bushobozi bwo kwirwanaho, bwo kwihagararaho. Ariko noneho by'umwihariko hagiye kuza ikintu kimuganisha ku rupfu, kuko urupfu nicyo kintu cya mbere kizamura icyo bita twakwita ibyiyumviro. Mu Kirundi abarundi bavuga neza cyane, ntabwo ari kimwe n'ikinyarwanda, kuko mu Rwanda bavuga amarangamutima, ariko amarangamutima ntabwo bahagije, ko sensation ni ibyo umuntu yumva bimunyuramo, bimucamo, bikagira gute, noneho bikagira n'icyo bita amareaction, emotion cyangwa sentiment. Ni ukuvuga ngo emotion cyangwa na sentiment, ndumva ngerageza kubishyira mu kinyarwanda n'ikirundi. noneho uwo muntu ibyo wumva ibyo ari byo byose, icyo watekereza, ikigukozeho, icyo ugira gute, kigira uko kibika muri twebwe, kigira uko twinjiramo, kigira n'ingaruka kitugeraho. Nibwo rero nko muri ziriya ntambara babaha ultimatumu, bababwira bati tuzabatera, bababwira ngo zabatera. Yari yarateye ikindi gihugu cyitwa Georgie, yari yarabikoze kuko anagerayo bakora nk'ibintu, n'abariya rero nabo bakumva, bagahora babibwirwa. Amerika ikati ejo kuko tufite amakuru azagera gutya, tugira amakuru ameze atya, bigera ubwo biraba. Uwo muntu rero wari ibyo byose urumva ko uyu muntu akubwira ati tuzagutera, bazi ko bafite ibitwaro biremereye, bazi ko bigeze kubona ahandi biterwa n'uko abantu bapfa n'uko bibagendekera. Hagenda hazamo akantu kadasanzwe ku cyerekeranye n'ubwoba. Ahangaha ndavuga ubwoba kuko turi buze guhura nabwo kenshi. Ubwoba ni ikintu cya mbere kidekonekita umuntu wari uri muri coping cyangwa se muri resilience, guhangana n'ibyo bintu neza akageraho akakora icyo bita usizi. niba mwari mwabona ukuntu iyo ufashe Coca-Cola ukayivanga n'amata y'ikivuguto uko bigenda, cyangwa side ukayijugunya mu kindi kintu, niko n'ubundi niko bigenda iyo ubwoba bubaye bwinshi cyangwa abantu bagiye kugufata. Nuko rero tutaragera aho ngaho umuntu afata. Ushatse kuvuga ko ubwoba nyine bukekagura umuntu, bukamusatagura mu mitekerereze, agashwanyagurika. Ariko ubwonko bubikora, cyangwa se icyo bita appareil psychique bibikora, kuko yo ni nini cyane. Appareil psychique icyo twita ni icyicaro cy'imitekerereze n'imikorere ya muntu n'imyitwarire. Icyo rero nicyo gihita, iyo kibona kirimo guterwa kirishwanyaguza, kikamera ntikicamo ibipande nk'uko abandi babivuga, ahubwo kirishwanyaguza kikajyana udupande tumwe na tumwe amakuru ku ruhande iyo kibona kisa nk'aho cyaguwe nabi. Aho rero haba hataragerwaho iyo umuntu ataraterwa. Batewe rero ibyo babonye, twese twarabibonye, ibaze ko byajyaga ku bantu, ndetse mwabonye n'amashusho, amashusho yerekana urupfu, umuntu wese arimo gufesinga urupfu rumwerekeye, arimo guhigwa, arimo gushaka, kandi ntacyo ashobora kubikoraho. Ibyica biba bifite ukuntu bivuga, bikagira ndetse n'amarangamutima ajyanye nabyo, ibyo twakwita amarangamutima, noneho ndetse n'ibyiyumviro bijyana nabyo. Umuntu noneho akagira ukuntu abasha kubishobora, ariko hari aho bigeraho ntabishobore. Ibyo ngibyo bikunda kugaragara nko umusirikare, ku muntu uhigwa mu gihe runaka, ku muntu ukomeza kuraswaho cyangwa se gukorerwa ibi, ndetse n'abakorerwa ibyamfurambi, kugera ubwo noneho iyo bafashwe bagakorerwa ibyo ngibyo nibwo hatangiraga umuntu umutwe usa nk'uwifunga, umuntu akamera nk'uwirebera kure, akavamo sinzi akajya hejuru ye, akamera nk'umumarayika umuri hejuru, akagira. Niko bigenda muri icyo bita peri-traumatique, donc mu gihe kirimo kubaho amahano, umuntu arimo kuba amakuba, arimo kubamo kijyanye n'urupfu rwe byimbitse, kandi nta kintu ashobora kubikoraho. Ndetse yaba nihishe cyangwa se yaba agira gute, akumva umuntu arimo kuvuza induru. Aha ariko ndagira ngo mbere y'uko dukomeza twigira imbere, ndagira ngo abadukurikiye mbabwire ko burya umuntu ukuntu ateye, nta kintu tugira ibintu byitwa ububiko bwacu bwo mu mutwe bubika ibintu amasaha yose ashoboka, ubwo bita ni amamemoire. Hari ububika igihe gitoya, wabitinda ubikoraho amasomo cyangwa ibintu bitinda bikabiza kuba igihe kirekire. Ariko hari ububika noneho wowe urimo nk'umwagiteri, nk'umukinnyi wa sinema cyangwa se nk'umukinnyi wa drama, wowe aho uri bigafata n'amakureri yawe. Icyo gihe rero ibyo bifite n'aho bibitse, bifite na korelasiyo n'aho biba mu bwonko bw'umuntu.
niho hakunda kugira ikibazo cyane uwo muntu iyo atangiye gukora icyo bita dissociation n'amadepersonalisation n'uguhunga kuva muri wowe iyo ubona ibibombe biragufashe, kimwe kiragukomerekeje cyangwa gikomerekeje bawe, induru, akajagari, bya bindi byose biba mu cyo bita trauma, muri icyo bita stress extreme. Umuntu aba ari ku rwego rw'umurengera rw'icyo bita stress. Iyo stress rero, niba mbyumvise neza rero, aho ngaho uravuga yuko mu mutwe w'umuntu cyangwa se mu mitekerereze ya muntu agiramo ibintu byinshi. Hari ibyo wise indiba y'imitekerereze cyangwa se icyicaro cy'imitekerereze. Hari ibyo atekereza bindi, ariko hakaba n'akumba ke bwite kabitsemo ibye, ako niko asohokamo iyo hatangiye kuba ibibazo, agatangira kwireba nk'utirimo yirebera hejuru. Akenshi we ntabwo yongera kwibona, niyo ashatse kongera kubyibuka nyuma ntabwo yongera kwibona cyane, kuko hari aho umutwe ugera cya cyicaro cy'imitekerereze kigasa nk'aho gifunze, kikavuga giti ni nka kwa kundi abasirikare iyo batewe bavuga bati twice amadosiye yose cyangwa amareta, twice amadosiye yose tuyajugunye tuyohereze muri cloud. Urabizi muri cloud cya kintu ubikamo kikajya mu bicu, noneho abandi bakirukira. Nuko natwe bigenda, ugasanga noneho umuntu usigaye umeze nk'urimo kwiyobserva, abaguhemukira barimo kukwica, ibirimo kuba urimo kubireba mu rwego rwa roranti cyangwa se mu rwego ukabibona nk'ubireba sinema urimo umerewe nabi, ariko bigahinduka ibintu bizibika nabi, kubera ko ni amahano, ni ibintu utazigera utinyuka kujya uganiriza abantu, kuko bikwibutsa, bibikanye amarangamutima y'akababaro, bibikanye ibyiyumviro biri mu bwoba bw'umurengera, ibyiyumviro biteye agahinda n'akababaro bibumbiye mu byose. Ibyo rero ntibiba ku muntu warashwe gusa, wakomerekejwe, wagize gute, ndetse n'ukorerwa amahano, ndetse n'uwabonye umurambo umeze nabi, n'uwabonye undi yicwa. Kuko muri programmation tugenda duhabwa nka muntu, nta hantu bakumenyesha ko uzicwa. Burya n'inyamaswa nazo nta kindi kintu kizibwira ko zizicwa, zumva zakwidefanda ariko zikazarangiza zizapfa. Ariko iyo bigezeho ubibona ko bigiye kurangira kandi by'agashinyaguro, kandi bikaba nyine biri systematique nka biriya by'intambara, kabone bitaza no guhagarara, nibwo nyine habaho nyine bwa bwoba burenga umurengera, bukagutera ya stress. Umuntu noneho umutwe aba afite intege nkeya, batagize ubwana burimo urukundo, cyangwa se abafite ibindi bintu byagiye bibabaho mu nzira y'ubuzima, ugasanga bo rimwe na rimwe baradisjoncta, bagafunga wa mutwe, cyangwa se bakava muri wa n'undi uwo ari we wese. Ariko ntabwo ibyo ngibyo biba kuri abo ngabo gusa, uretse ko ari bo bikunda kugeraho ingaruka cyane, kubera ko baba bagerekeranije ibibabaje byinshi, noneho ugasanga noneho birabashegeshe, biza bibashegeshe. Naho abandi bo babasha kwiyaranja, gukora icyo bita coping, guhangana, guhunga, gukwepa, kujya nko muri za metero biriya bakora bariya bagabo barimo gukora, kujya ahantu hose hashobora kwihisha ziriya bombe zirimo kubaterwa hejuru. Reka tugaruke mu kanya gato, munyemerere nguce mu ijambo tukiri kuri icyo kintu cyo wise peri traumatic, cyangwa se igihe umuntu aba arimo kugubwaho n'ayo mahano. Turakigarukaho mu kanya, ariko hari umuntu ku murongo wa telefone wahamagaye ashaka kugira icyo ngira ngo abaza cyangwa igitekerezo atanga, yitwa Theo Bizimana. Reka nsabe Theo Bizimana bamunshyirire ku murongo wa telefone. Ikaze mu kiganiro muri Sanga Theo. Murakoze. Uherereye hehe? Mperereye i Kabare muri Uganda. Amakuru cyaho muri Uganda? Mu Uganda imeze neza, ifite umutekano, nta kibazo. Nuko rwose. Hanyuma ni ikibazo, ni igitekerezo? Komeza. Igitekerezo cyane mfite, ariko ngifite ku cyanjye giti nk'umuntu. Yego. Ibibazo biri kubera muri Ukraine ngiye mbona byaratewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Garuka ku kiganiro, ariko garuka ku kiganiro, kuko turimo turavuga ingaruka bifite ku mitekerereze ya muntu. Ntabwo
ntabwo turimo tuvuga imvano yabyo cyangwa nyirabayazana wabyo, turimo turavuga ingaruka bifite ku buryo umuntu atekereza. ingaruka y'umuntu atekereza, ingaruka iturutse ku ntambara, ingaruka zirahari cyane. Abantu barapfa, abantu baraburanwa n'imiryango yabo, ingaruka ku bukungu, ibintu byatangiye kuzamuka. Uri kubona nimba Uburusiya babukomanyije kugira ngo hatagira umuntu wohereza amafaranga mu Burusiya, cyangwa umuntu uturutse mu Burusiya yohereza amafaranga mu bindi bihugu byo ku isi. Umuntu yabuze amafaranga ahita apfa mu mutwe, umutwe akabura. Rero ukaba wakora stress. Abantu bafite amadeni, bafite nk'ubaye mugenzi wanjye uba muri Ukraine, nta mafaranga afite yo yamukura muri Ukraine ngo umuntu mwambutse mu kindi gihugu, ariko twabuze ukuntu bishobora kumwohereza amafaranga muri Ukraine kugira ngo yambuke aje mu kindi gihugu. Rero uri kumva ngo nguwo aho ari, ibitekerezo mu mutwe nibyo n'isasu ritamukoraho, niyo nta muntu wamufata ngo agire icyo amukora kibi, ariko mu mutwe gwe aho ari nawe urabyumva ameze nk'umusazi, yataye umutwe, yabuze igihe cyo kwikorera. Nibyo rwose bwana Bizimana, ibyo uvuga ni ukuri. Ngira ngo aho muri Uganda muyita amashiringi cyangwa isente. Iyo udafite isente rero ni amashiringi. Iyo udafite amashiringi ibintu biba bimeze nabi, birumvikana. Ubwo biragenda bigaruka nanone kuri cya kintu twavugaga cyo kugira ubwoba bw'ejo hazaza cyangwa bw'imibereho yawe. Bwana Theo Bizimana rero urakoze cyane. Uherereye hehe muri Uganda? Ndi Kabare muri Uganda, mu mujyi wa Kabare. Ikabare aho Ijwi ry'Amerika murayikurikira neza? Njye ndikurikira kuri interineti, ndikurikira ku mugutu rwa Facebook. Kuri radiyo ntabwo nyumva. Okay, ariko dufite aho ngaho mu karere ka Kisoro turi ku Ijwi rihabura, Ijwi riyobora. Ngira ngo kuri radiyo Muhabura Ijwi riyobora irahari. radiyo muhabura hano ho ntabwo nyumva. Reka rero reka ngushimire cyane rero icyo gitekerezo utanze gikomeye cyane kijyanye n'imitekerereze umuntu agira cyangwa ubwoba buterwa no kubura amafaranga cyangwa kubura gutekereza ko nta bigutunga ufite. Ugira umunsi mwiza aho ngaho i Kabare, bose ubasuhuze cyane. Namwe murakoze. Dusubire ku mutumirwa wacu Bwana Albert Gakwaya. Rero wumvise ibyo Theo Bizimana avuze, agarutse kuri bwa bwoba bwo kuvuga ati ibintu bincikiyeho, amafaranga arabuze. Biriya nabyo ni agize neza cyane, kuko ibyo navugaga usanze nawe yabihuzaga kandi akabishyira no mu buzima busanzwe ku buryo bwumvikana. Umuntu uhangayitse waburiwe ubutabazi, haba ubutabazi bw'amafaranga, bw'uburyo, haba n'ubutabazi ndetse bwo kurengerwa ibyo guterwa ibisasu, niho nyine usanga umuntu nyine akomeza kugenda azamura igipimo gikomeye cy'umuhangayiko n'ubwoba. Ariko noneho iyo uwo nguwo wowe urumva ko yari akiri n'ahantu hazima. Ubu tubanza tureba abamaze kwitaba Imana, abarimo kwegera urupfu ndetse banarubonye, ndetse harimo noneho n'abahunze bitizewe ko baza kubona ituma babaho, baza gufungura. Niko nasa nk'ubikara. Sinzi niba hari ikindi twakomerezaho, baye nk'urezima gato cyane nk'ukora samari y'ibyo twavugaga. Turaza kugera ku rundi rwego, wenda turebe imibereho y'abantu, wenda nk'iriya ntambara irangiye tuvuge uko bizaba bimeze, dore ko hari n'aho bigenda biba henshi, nko mu Rwanda iwacu ho jenoside yarahabaye, urabizi. Ariko tutarahajya, jyewe nagize amatsiko ya kiriya cyicaro, iriya ndiba y'imitekerereze, ukuntu wambwiye ko iyo havutse ikibazo itangira kwishwanyaguza. Kuriya kwishwanyaguza ni uburyo bwo kwirinda, ni uburyo bwo kwangirika, hari igihe kigera ikongera ikiteranya, bigenda bite? Muri icyo gihe mbaze ikibazo cyiza, kuko none ndimo gutekereza gusa nkaho bigiraho ngenda mbivugaho.
buba ari uburyo bwo kwikorera umutekano kugira ngo umuntu adakomeza gukomeza kwakira ibyo, ni ugukora kugira simulation, kwakira izo bombardoma, kuko hariho bombardoma z'amabombe ariko harimo na bombardoma z'ama emotion ajyanye n'ibirimo kubaberaho mbi cyane, zirimo kubatera umutwe utiteguye utabasha gukomeza kwakira. Noneho rero hakaza kubaho rimwe na rimwe gusa nk'aho habayeho ikintu kimeze nko gufunga inteributeri ubwonko, noneho bugasa cyangwa se cya cyicaro cy'imitekerereze yandiba y'imitekerereze ikaba ifunze hafi ibintu byose, noneho igasa nk'aho hakunda kugaragaramo ni dissociation, harimo n'ibindi bitwa za depersonalisation, harimo na defragmentation. Abo bita ba Freud bavugaga byaje no gukomeza kugaragara, ndetse ibyo bikunda no kugaragara no mu basirikare bari ahantu babombarida kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, umuntu akageraho noneho akajya muri mode automatique akiberaho ariko asa nk'aho areba ubuzima bwe hakurya y'ubwe. Bikaba ndetse no ku bategarugori cyangwa se n'abagabo bakorerwa ibyamfura mbi, ndavuga abafashwe bagafatwa ku ngufu, bagakorerwa uburyo badasanzwe bakoramo imibonano mpuzabitsina. Ibyo nabyo ugasanga nacyo bibaye kabiri gatatu bihinduka traumatique, n'ibyo nyine bikaba muri peritraumatique. ugasanga umuntu hari uwabyemeye agahinduka ubwonko bukasa nk'aho bubihunze, ugasanga nta nagira icyo bivugaho, yahinduye umuco n'uko kubaho. Noneho rero buriya intambara ntituzi uko bizarangira, ariko abazayirokoka babikijwe ubwiteganyirize bubi bw'ingaruka nyinshi zishobora kuzabatera guhorana ikintu bita mu gifaransa bakita deterese psychique, cyangwa umuhangayiko ukomeye cyane wo muri cya cyaro cy'imitekerereze, ndetse biba mu nyuma mu cyo bita post traumatic. Rero muri post traumatic habamo icyo bita habamo ibintu habamo uburyo bubiri, hashobora kubamo icyo bita acute stress state cyangwa etat de stress aigu. Umuntu umaze kuva muri biriya bintu akagera nko muri Polonye, ndavuga nko muri Polonye, tuvuge no mu Rwanda urokotse jenoside, uko byagendaga hashiraga nk'igihe hariho bajyaga kubona ukabona avugije nk'induru, aravanza ibi byose mu mutwe, hajemo ibindi bintu bidasanzwe, avuze induru ngo baramufashe kandi ari muri pariti yamutabaye, ari nko mu bitaro akavuza nk'induru, ntabwo aba yigirisha, ntabwo aba agize gute. Ni kwa kundi bya bindi bamubikije biba bitangiye kugira icyo bita iya stress, iba itangiye gusa nk'aho bayita ibizamutse cyane, igasohora igakora icyo bita dissociation, umuntu akamera agatakaza realite, agatakaza ukuri kuri hanze, ntaguhuze n'ukuri kumuri mu mutwe, kubera mu mutwe wakibonera nk'ibyo yabayemo muri cya gihe kibi cyamubombardaga. Ntibizatungurana rero abayikiraniye, abana, abantu bakuru, abadamu. Utaragera ku cya kabiri, wari umaze kuvuga icyo kijyanye na acute stress nk'uko wari ukise. Reka nyemerera gato tubanze twakire, hari abantu babiri bari ku murongo wa telefone. Hari uwitwa Gad ndi kumwe nayo, n'undi witwa Frank barakamfitiye. Reka tubanze tubakire bombi, hanyuma turakomeza kuri icyo gitekerezo. Duhereye kuri Gad ndi kumwe nayo, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze cyane. Ega duherereye hehe? Je ndi Burundi. Ni igitekerezo ni ikibazo? Je ni igitekerezo. Ku bijyanye n'iyo ntambara iriko iba hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Ku bwanje ndiko mpera ku ntango, dufate gato igihe haboneka ibi bavuga ifite no kutari de bloke ibihugu bya rutura, habayeho nuvuga Uburayi na Amerika, ariko twebwe cyari ku ruhande rwa
w'abakapitalisite hamwe na n'uburusiya bagiye ku ruhande rw'abakomunisiti turiko turaraba intango z'ibi bintu ndiko ngomba kuvuga ndiko ndaraba uburemere n'inkurikizi z'ibintu bishobora kuba turiko turaraba ibi bihugu dufata ibintu bishobora kuba byegamiye nka amerika rero n'uburayi no guca turaba ibihugu biba byegamiye uburusiya ndiko ndabira intambara ikihuza uburusiya na ukraine hanyuma nkaraba ejo narabonye muri video conference perezida wa ukraine ariko arasigura abanyaburayi nyine bimeze ati ntuntane intambara ntibigende uku rero ahanini hari nijewe iciyumviro cyo yenda gifise mbega inyuma y'iyi ntambara ko mbona ukraine yigwanako yatanguye yigwanako mugo imbere wamengo bizokora ko abanyaburayi baca benterevena n'ingoga niko ndiyumvira none ejo umuntu ariko aritegereza ku isi twese twaba twumva tubona yuko ibihugu nka leta zunze za amerika hamwe n'ibihugu by'uburaya birakomeye mu by'igisirikare turaba n'iyi ota ingene nta gihugu gishobora gutera uburaya cyangwa amerika ngo zorohe mugabo iyinga riraheze ibintu abantu bariko barapfa tubona nyene ikirere imeze n'ama intervention ahubwo bariko barumva abasirikare baca muri rumani baza gukingira ibiro vya ota aho kuenterevena directement muri Ukraine turiko tubibaza none ibi bintu ejo bizocura iki tubona umengo hari impungenge nyinshi hazava mbere habaho no kutizera cane umuryango w'ibihugu vya buraya twari twizeye hamwe n'ibihugu cane muri amerika ibintu vyo gutabara n'ingoga ibihugu nka Ukraine cane gifite mbere no kwagura umuryango kuza kwihomeka kuri ku muryango w'ibihugu bya buraya no kwinjira mu muryango wa ota ukaba rero ukaba uvuga uti icyizere ku bijyanye no gutabarana ku mahanga nyuma y'iyi ntambara ntabwo kizaba kimeze uko cyari kimeze mbere umuntu uko twaba tuciyumvira twabona ngo ni ibintu byoshobotse n'ingoga mugabo nk'igihugu naho kitari bwinjire kiba kirashaka kujyamo nka Ukraine twabona ngo byonyarutse mugabo ubu uye ibihugu byinshi bizahadobaho ibyongenge nyinshi cyane rwose ko ni ikigwa kiriko kiraba ku isi hacabaho mbere umenga hariho no gutagaza credibility ku muryango w'ibihugu bya buraya hamwe na amerika urakoze cyane bwana Gade ndi kumwe nayo mu kanya turaza kubaza umutumirwa wacu agire icyo atubwira kuri icyo kintu kuko uravuga uti ni ikigwa kuko nanone bifitanye isano na bya bindi twavugaga by'ibizaba nyuma y'iyi ntambara uravuga uti isi ibonye isomo ariko mbere y'uko tujya ku mutumirwa reka twakire na bwana Frank barakamfitiye ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze cyane. Ega duherereye hehe wowe? Prito Frank. Burundi. Ye ni igitekerezo ni ikibazo. Ni kibazo nubaza. Yego ye. Nashaka ko mumbariza umutumire ansigurire impamvu abanya-Ukraine badashaka yuko abirabure bahunga. Umutumirwa wacu ni umuganga aradufasha gusobanukirwa ingaruka z'iyi ntambara ku bijyanye n'imitekerereze ya muntu. Ntabwo urumva abantu bamaze ntabwo asobanura ibya politiki. Allo? Narimo nkubwira nti umutumirwa wacu ni umuganga udufasha gusobanukirwa ibijyanye n'ingaruka z'imitekerereze ya muntu ziterwa n'iyi ntambara ntabwo asobanura ibya politiki. Ego ariko n'ubundi umuntu amaze kugaranwa avayo mu mutwe urumva ni ikibazo twamaze kugira impact kuri iyi ntambara iriko iraba urumva nashaka mbaze kuki badashaka ko turonka amakuru y'abantu ngene bimeze urabona abantu biyugaranye bari mu makaze aho umuganga ari umuhinga yabikurikiranye ndibaza ko amaze gukurikirana ibintu byinshi ko mwarinze mumutumira aramaze kubona n'ahandi intambara zagiye ziraba bigenda gute inyuma y'intambara
bigenda gute nyuma y'intambara rwose nicyo kibazo twari tugezeho bwana barakamfitiye wari uvuga uti iyo umuntu bamwugaranye adafite uko ava aho yihishe bigenda bite reka tubaze umutumirwa wacu Dr Albert Gakwaya adufashe gusobanukirwa n'ibyo bintu. Bwana Gakwaya rero uriya ati isi ibonye ikigwa, abantu babonye ikigwa cyangwa se isomo ku byabaye. Undi nawe ati iyo umuntu bamwugaraniye cyangwa se bamukingiraniye aho ari atabasha kuhava. Gerageza gusobanura ibyo bintu byombi ubiganisha nanone muri rwa rwego rw'imitekerereze ya muntu, hanyuma dukomeze kuri za ngingo ebyiri twavugaga. Murakoze cyane, ndabanze gushimira abo batumirwa babajije ibibazo kubera ko nabo urumva barashaka kumenya aho bari n'uko bari ndetse n'abo bagenzi babo uko bari, umuntu uko ari n'uko ahagaze ku isi ndetse n'agaciro ka muntu muri ibi bintu byose bigenda bibaho. Ku byerekeranye nta kindi kintu, nta ruhande rwa politiki nshaka kuganaho kubera ko ari urwo naganaho ntabwo njya nkunda intambara, nta nubwo mbona ari muri iki gihe ikinyejana cya turimo mu mwaka wa 2022 numva aho tugeze urwego abantu bagezeho batagakwiriye gukoresha intambara, ariko ku buryo bubabaje yanzibaho. Abantu benshi barimo kuyibaho nabi, barimo kuyibaho batabonerwa ubutabazi, barimo kuyibaho bapfusha abantu bahanganye n'urupfu rubuza rubasanga, ndetse noneho bakanagirirwa n'ubutabera butari bwo. Urumva harimo nyine nk'abirabura, abarabu, abapakistani bose babaga hariya babuzwa kwinjira cyangwa se gusohoka cyangwa se kujya mu mabisi abatwara aho ibyo bintu nabyo urumva bigakomeza kubagumisha gufesinga rwa rupfu rukuzamuramo amabombardoma y'amaemosi bitewe n'uko nanone rukomeje kugenda rugusatira, cyane cyane ko ubu unabona nyine n'ibimenyetso simusiga by'uko nawe ugiye gupfa cyangwa se ugakomereka, bikazarangiza unapfuye utabaza nanone utaza kubonerwa ubutabazi. Cyane cyane ko iriya ntambara uko bishobora kurangira uko ariko kose, haba kurangira batsinze kiriya gihugu cyateye cyangwa se cyatewe, cyaramuka gitsinzwe cyangwa cyagera gute, uko bizarangira ntawe umenya. Iyo intambara atangiye birakomeza, ni ukuvuga ngo abababara bakomeza kubabara, bakomeza kuburirwa ubutabazi, bakomeza kugira kugendana wa mutwaro w'ibibazo byo mu mutwe, w'ibibazo birimo kugenda byiremamo akabindi kuzuyemo ibintu umuntu atumva, kuko nta muntu utekereza impamvu undi ashobora gutekereza gufata icyemezo cyo kumukuraho ubuzima cyangwa se gutera ahantu ikintu kiza kikica abana, abagore. Sinzi niba mwarumvise, abenshi ndumva muzi mu bice by'iwacu habaye intambara, muzi abana iyo bavuze induru harimo ikintu kirimo kubabaho kibabaje, ndetse n'iyo umwana arira byonyine gusa ubundi byakagombye kuzamura nivo ya stress ya buri muntu uwo ari wese kugira ngo aze kumutabara. Ariko hariya ho ntabwo binashoboka, ni ukuvuga ngo noneho n'abadamu, sinzi na mwarabibye no mu mateleviziyo ukabona abantu barimo kuririmba bahanagura ibirahuri, baririmba uturirimbo tw'agahinda tubabaje, tugaragaza ko nta kindi yakora kandi yiteguye gupfa, ndetse bamwe bakanabivuga. Aho rero ibyo byose urumva ntarageraho wenda agira deconnection ye ubwe ngo arebe yirebe muri bwa buzima bumeze nka teatre buri wese aba yibonamo, anibikamo mu bubiko bwacu bugenda bukibika mu cyo bita hippocampe. Ni ukuvuga ngo ni akantu kaba hagati mu bwonko hagati kabika ubuzima bwacu bwa buri munsi, ndetse muri context za buri munsi, kuko ubwonko bwacu apareye psychique cya cyicaro cy'imitekerereze gihora gifata amakuru kiyabika, kitubikira uko ibintu bizagenda bikajya hamwe tutazajya tubyibuka ku kanya. Ndetse ni ukuvuga ngo hari n'ibibi tugira, uhuye n'umuntu uvuga ibishitani nabyo urabifata mu mutwe utabishaka, n'uhuye n'uvuga ibyiza, uhuye n'ukugirira nabi nabyo urabifata. Ariko noneho by'umwihariko ibi byo kwica umuntu, ibyo kuburira umuntu, kuko biramenyerewe ko ubundi umuntu anyerera abantu bakaza kumutabara, noneho abantu bagahunga. Ibaze noneho umugore akavuga ati mugabo wanjye ngusize ahangaha nta kundi twabigenza, ntitwahunga ntitwasiga igihugu, igende natwe tugiye kujya muri Pologne cyangwa muri Romania cyangwa se muri Hongrie.
agasigara aho ngaho. Mwabibonye uko byagenze, abantu bose barasigara barwana ku gihugu cyabo. Ibyo byose harimo ukuri kubabaje ariko utabona ukuntu ugira, bigira ingaruka ikomeye cyane mu rwego rw'imitekerereze, mu rwego rwo kubona ibintu ku isi, mu rwego rwo kuzabaho nyuma y'aho ngaho. Kuko aha ngaha hari aho nigeze kuvuga ngo abashakashatsi nka ba Meriensoti b'abakanadiye na ba Bolbayi bageze kujya biga abana babaye muri abana utwana duto tuvutse hagati y'imyaka 10 hagati y'amezi 0 kugera ku mezi 18, bakabashyira mu cyo bita strange situation. Sinzi ukuntu umuntu yabivuga, muri ama situation kubitegereza mu buzima budasanzwe, mu buzima bwabo, kuko ubundi umwana biba bisaba ko narira natabaza, kuko rangaje akoresha ni ukunyeganyega no kwishima no kugira gutya, ariko no kurira kugira ngo agaragaze ko hari icyo yifuza. Noneho abagira ababyeyi bafite ikibazo cya depression cyangwa se ababyeyi bataba iruhande cyangwa se ababyeyi babafata nabi, abo bana bagira icyo, ubundi abo ngabo bameze neza, bakirwa, bamera neza, bagaragarizwa urukundo, bagira icyo bita attachment, secure attachment cyangwa se attachment secure. Noneho hakaba n'abandi bagira icyo bita attachment utarira igihe abishoreye, utarira igihe abiboneye, udahabwa ibyo yifuza akeneye mu gihe abikenereye, kwituma, ibya bindi by'ibanze, kubera ko wenda mama we nawe afite ikibazo cy'abavuka bakagira. Abo bana rero bagiye bigaragaza ko icyo gihe uwo muntu ahora iteka ryose aba muri decalage y'igihe abandi bari, akagira n'ibintu byo kutizera ndetse no kuzinukwa abantu. Nibyo rero bikunda no gutuma bamwe batabasha kwihanganira ubwo buryo bwo kubaho, bwo kurenganywa, bwo gufesinga urupfu no gufesinga ibisituwasiyo biremereye nka biriya, nko guhemukirwa, gufatwa nabi. Buriya ndahamya ntashidikanya ko harimo no kuba n'ibindi bintu bidasanzwe bibi, kuko hari ahantu nabonye iki cya tanka kigenda hejuru y'imodoka yari irimo abantu, byarantangaje. Urumva ni ibintu bitangaje cyane, ariko amakuru yaje kuvuga ko umushoferi wari utwaye iriya modoka yavuyemo ari muzima. Ariko ubireba nk'umuntu biteye ubwoba, nk'ababegereye byagize ubwoba. Kandi ikibi cyane muri ibi bintu byose ni ukugira ubwoba bw'umurengera, bukagutera ya stress cyangwa se stress ijyanye na bwa bwoba, noneho bikaza kukubera ikintu kimwe mu bizamura ibyerekeranye n'ubutabire butubamo, bukagenda bwangiza byinshi mu bituberamo, ndetse bukaba bwanatuma iyo byegera urupfu cyangwa se by'abana wanafashwe wahuye na biriya, kuko ntabwo trauma iba gusa mu ntambara, navuze no gufatwa ku ngufu ndetse no muri accident za train, no mu modoka zigonganye. Hariho abantu bahita bazinuka imodoka, bazinuka indege kubera ko yayibonye aho yashwanyagurikiye. Ni ibintu nk'ibyo byose urumva ko bijyana n'ubwoba. Nyuma rero ihangane gato twakire Idriss Ndahimana na Irambona Pierre bari ku murongo wa telefone. Duhere kuri Idriss Ndahimana, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Iye, muherereye he Idriss? Mherereye Kigali mu Birengamo. Iye, amakuru ki Kigali? Kigali hameze neza, imvura yaguye ariko ndabona ikirere gisa nk'igikombe. Nuko hari amafu muri. Iye, ngaho rero komeza ni ikibazo cyangwa igitekerezo ku mutumirwa. Muri kuri intambara ya Ukraine, turavuga ku ntambara ya Ukraine, ariko turavuga ingaruka zayo ku bijyanye n'imitekerereze ya muntu. Turavuga kubo twavuga ko yica bahagaze, apana abangaba baraswa bagapfa. Ku bijyanye n'imitekerereze, uko mbibona, nubwo umuntu wenda yaba ataraho biri kubera, ariko bigera ku muntu mu buryo buri indirect, kuko impamvu uvuga ko ari uburyo buri indirect cyane turarebera mu ngaruka ziri imbere. Natwe abanyarwanda muri make ntekereza ko bishobora kuzagira ikibazo cyane ku bijyanye
n'ikibazo kiri ekonomike. nk'urugero nk'ibicuruzwa bijyanye nk'ibikomoka kuri peteroli na gaze, ntekereza ko bizahungabana cyane bitewe n'uko nta nganda zifite zikora, bikaba bituruka mwa biriya bice, kandi biriya bice akaba hari ikibazo, uretse ko n'ahandi byagiye biba za irake, za siriya, za irani, twagiye tubona ibyagiye bibaho. ariko ntekereza ko intambara nayo ishobora kugira ingaruka ku bukungu, noneho bikaba byakwafekita imitekerereze y'abantu kuba bavuga ati ese ejo byamera bite. Urakoze rwose Idriss, nibyo twavugaga bijyanye n'ibyo Theo Bizimana hariya hakurya muri Uganda Kabari yavugaga, ni ikintu cy'ubwoba cyo kubura uburyo no kubura ibyambo, kavuga utese ejo nzamera nte. Reka tujye kwa Pierre Irambona, ikaze mu kiganiro muri Sanga. namwe mukomere cyane. Amahoro amahoro. Amahoro cyane. Pierre, uherereye he? Uherereye Kigali mu Rwanda. Ye, ni igitekerezo, ni ikibazo, umutumirwa arakumva. Ndashaka kubaza ikibazo n'igitekerezo. Yego. Ndashaka kubaza umutumire umuntu mu mireme uko Imana yamuremye cyangwa roho ye itekereza ite kubona abantu bakagombye kuba bari iwabo cyangwa se bibereye iwabo, umuntu agahita atekereza akajya kubarasaho, nta kintu bapfa, ari umuturage wo hasi, nta kintu na kimwe atari muri politike. Umuntu abitekereza ate kugira ngo afate umwanya, afate ibisasu bingana kuri akajya kurasa umuntu, abaturage bimereye neza? Igitekerezo nacyo mfite, ndibuka muri jenoside nari mfite imyaka mike w'umwana, mbona intambara irabaye jenoside, mbona amazu baratwitse, mbona ahantu hose abantu babibaye imiborogo, natwe tutazi biri kuba twari abana batoya, ariko icyo gihe kugeza na n'ubu byatugizeho ingaruka. Ntekereza kugira ngo umuntu afate kiriya cyemezo biba byavuye, umuntu aremye ate, roho ye imeze ite? Usanga bafite umutima urenze n'uw'inyamaswa. Umuntu aremye gute? Ndashaka kubaza umutumire adusubize kuri icyo kibazo. Murakoze cyane. Urakoze cyane bwana Irambona Pierre na Idriss Ndahimana, mwembi muri i Kigali mu Rwanda. Tugaruke kwa Dr. Albert Gakwaya. Ndumva ibi bibazo biraguha uburyo bwo gukomereza hahandi twari tugeze. Nagumye nkuca mu ijambo kubera ko abantu batwandikiye ari benshi, ariko ahubwo ndabona ubutaha tuzashaka ikiganiro kijyanye n'izindi ngaruka muri rusange, zaba iz'ubukungu cyangwa ibijyanye na politike, kuko abantu ni benshi cyane banditse bashaka kubaza kuri ibyo bibazo. Ariko kubera ko nyine nk'uko abakunzi b'ikiganiro muri Sanga babimenyereye, uyu munsi ku wa gatatu tuba tuganira ku bijyanye n'ubuzima, ku bijyanye nyine n'ikiganiro cy'ubuzima. Bwana Albert Gakwaya, wabumvise rero Idriss na Pierre ibyo bavuze? nabyumvise. Ibyo bavuga byose birajyanye, kubera ko urumva emergency ntabwo ari iy'ubuzima gusa, harimo n'iyo nyine n'iyo ngiyo yo gukenera ibitunga ubuzima. Ababutakaza nyine imibiri yabo ishobora no gutera n'indwara, ariko noneho n'aba bandi bwa buzima birumvikana ko mu mabomba angana kuriya no kuza kubona ibifungurwa cyangwa se kuza kubona ibindi nkenerwa bitunga umubiri, ibyangombwa icyo bita basic needs, muri piramide ya Maslow nta bihari. Uretse ko iyo bintu bimeze kuriya, ubwonko buhanganye no kubasha gukora icyo bita kuva muri emergency yo kudapfa ako kanya, ntabwo bukenera gufungura iyo bumaze kongera gucara, bumaze gutekereza no gutekana, niho hatangira akantu katangira akayara gatangira nako gucana utunyoteri. Biragenda gute? Ndizera ko uwo musore wanyu mubuze avuze ibyabaye muri jenoside, yabaye nk'ubisobanura ukuntu ibintu byagenze, bakabona ibintu birakomeye, abantu bagacanga. Hari ijambo rikoreshwa iwacu rikaba gucanganya ikirwa cyangwa se gukituka.
niryo ubona niryo rishobora gusobanura ya dissociation ya depersonalisation, kwa guta umutwe, kwa kubura uburyo icyo ukora mu gihe kimeze nabi, aho abantu barimo gukorerwa ibintu bitigeze bibaho ku isi ya rurema, bitigeze bigaragara, ndetse nta n'ugeze atoza undi ku icyo kintu kizamuberaho. Ndetse nanavuga ko buriya no mu basirikare barimo kubitera, uretse ko abenshi wenda bataba barihari, batazi ko biba bimeze kuriya, kuko nabibonye nkeka cyane ko nawe hari ingaruka mbi, kuko kubona deja umuntu washwanyaguritse ari wowe byaturutseho ni kimwe mu bigaruka mu ndwara nyinshi, cyangwa se mu bintu bituderanje, bideranje umuntu nyuma mu buzima, iyo ubuzima bumaze kongera gusubira mu murongo, bwasubiye mu gitereko, ni ukuvuga ngo umutima wasubiye mu gitereko, niho hatangira kongera kubaho ibintu byitwa kwishinja, imbamutima z'inyakibi, sentiment de culpabilité, niho hatangira no kuvuga ati iyo mba ntaragize biriya, iyo mba kuko hari ibintu uko tugenda dukura, uko tugenda tubaho, abantu bakwigisha mu ukubaho mu buzima, kutabangamira abandi, kutica abandi. Iyo rero hari uwateguye akagushyiramo porogaramu imbi yo guhemukira abandi, wowe ntibikuraho kwa kundi abagiye bakuremera kirazira baba barayikuremeye, kuko kirazira iteka ryose ikunda kugira ingufu kereka umuntu ufite ibibazo, kereka iyo uwakuremeye iza kitazira. Hariho abantu biberaho babana n'umuntu uhora kwigisha guhemuka, wiba ubireba, usabiriza, usambana, ugira gute, ushobora gutera umuntu icyuma ukabona. Ndetse hari mu gihe cy'ubugimbi aranakubwira ati rwose ugomba kujya wirwanaho wa mwana wa mugabo wayagira gute. Ndetse urumva harimo n'amaporogaramu, harimo n'abantu bamwe na bamwe babwira abantu bati ibyerekeranye n'ubuzima bw'abantu mubiveho, kwica ntacyo bitwaye, dayeri uriya ni ibi ngibi. Ibyo urumva hari ahantu henshi byagiye bigaragara byumvikana. Uwo muntu rero urimo kumuremera uburozi muri za kirazira, muri kirazira ye, ntabwo urimo kumubwira ngo ntuzakore iki kibi, urimo kumubwira ngo uzagikora, ahubwo nicyo kintu. Harimo rero n'abandi babigira kubera nyine inzira z'ubuzima nano bagiyemo, bakaremerwa icyo bita psychotique, aba antisociaux cyangwa aba psychopathe, baba bashimishwa no kubabaza undi muntu. Abo rero iyo bagize amahirwe bakabona nk'uko bayobora, bakora porogaramu zizajyamo benshi, bazahemukira benshi, kugira ngo buzuze, banezeze ka kababaro kajyanye na kwa kujegajega k'umutima wabo. Bo biyumvamo. Sinzi niba numvikanye neza aho ngaho, cyangwa se nakomeza kubisobanura. Ndibwira ko byumvikana, ariko hari ahantu buriya Pierre yavuze ati jenoside yabaye nkiri umwana, ati mbona, ukomeza avuga mbona, sinzi niba ako kantu agakurikiye, mbona ibi n'ibi. Ndagira ngo dushingiye kuri ibyo bintu yavuze, dusubire hahandi twari tugeze kuri bya bintu bibiri, tugenda tugana no ku musozo, uvuga uti hari ibintu bibiri mu gihe intambara ibirangiye, cyangwa se ibihe bijegeza umuntu birangiye, ibikurikiraho ni ibihe? Wari umaze gusobanura icya mbere, wari wise acute stress, ugeze ku cya kabiri. Aho ngaho nyine umuntu warokotse ibintu nka biriya byose byica, bifata ku ngufu, amaksida, ikintu cyose kiwafesinze urupfu direct, byari n'ibiri hafi yabo. Icyo gihe hazaho none ikindi cyitwa post traumatic stress disorder, iyo utabashije kugira icyo bita resilience. Resilience ni ukuvuga ngo ni ukubasha kuzahuka bya bindi waciyemo, uko wabiciyemo bikakubyarira utubaraga tuguhagarika, tugatuma ukomeza guhangana n'ubuzima. Ubuzima ukabufata nk'aho ari intambara, hagira ikigukubita ngo wongere wicare hasi, hagira ikikwahuranya ngo wongere wicare hasi. Ariko iyo resilience ntiheraho buri gihe. Sinzi niba mwagize kureba amafilime y'abantu yitwa Bashariro. Yahuye n'umuntu akajyamutera ingumi nyinshi, Kashariro kakegama, kakongera kakahaguruka. Izo filime twe twarazihoye zazindi zitavuga, kakongera kagahaguruka, karangije kamunesheje, kuko we yabashije kugenda
agira ingufu zo gusimbuka ndetse no kwihangana kugira n'ibyo nagereranya n'icyo bita resilience, ni ukugira ubudahangarwa buhora bwiyongeramo ingufu uko biguturutse muri wowe, biturutse muri wowe. Hakaba rero nabo noneho binanira kubera ko ibyo babayemo bafite byinshi bibagabanyiriza bwa budahangarwa. Ubwo rero hazamuka nyine icyo bita post traumatic stress disorder. Donc icyo bita ya stress tuba tuyifite, buri muntu wari wese waciye muri icyo kintu cy'urupfu, ndavuga ngo ndimo kwishyira mu bantu bose, buri wese waciye muri biriya aba afite ya stress mu buryo buhishe buri, ariko iyo ibonye wagize agatege gakeya irasimbuka nayo ikazamuka. Nibwo rero hazamuka ubona abantu bagize ihungabana, nko mu kujya gushyingura mujya mubibona mu kwezi kwa kane ukabona nk'abantu nka magana angahe baje nk'ahantu umuntu atanze ubuhamya bugahita bujegeza bya bindi nawe yari arimo, bigahita bijyara sifata, kuko twibukiranye ko ibyo wabitswemo muri cya gihe cy'urupfu rwawe, muri cya gihe cyo kufesinga rwa rupfu rw'abandi rwawe n'urw'abandi, biba ari ibintu bitagira aho bibikwa mu bubiko bwacu bwo mu mutwe, bihora bijagaraye byirirwa byitemberera byigaragura byigira gute binyura hirya hino. Ni nko gutwara umuzigo ku ngorofani utaziritse. Hari n'igihe bigera ku bana bato batabibonye ariko nabo ugasanga bafite ingaruka z'ibyo bintu, icyo gihe biba byagenze bite? Kwa kudasobanuka kwabyo ndetse no gushaka kubibahisha kandi biriho mu buzima busanzwe, ba bana bigeraho bigahinduka kuboherereza, kubaha, gukora transmission ya memoire, iyo bita memoire traumatique. Kuko nibutiranye nawe ko nababwiye ko tugira ububiko arizo bita za memoire zibika ibintu byose, ariko ibyo ngibyo urumva baba babitse, waciye muri ibyo bintu abayaciye muri abagize icyo bita igipande, akabati kabitsemo nabi, kabitsemo nabi ibyenda by'imituku by'umuhondo, ibivarisi biki n'ibiki, n'ubundi ibibombe biki, urupfu rw'abantu, ari nabyo bikunda kuza mu ndoto, ari nabyo bikunda kuza mu cyo bita mu maflashback ku manywa, ari nabyo bikunda kuza mu mibereho, ugasanga umuntu arahunga ibintu gusa, cyangwa yiremeye undi abeshya ko ari we kugira ngo ataza kuvuga wa wundi wahuye na bya bindi yahuye nabyo. Ugasanga aba muri evitoma, ugasanga arahunga kimwibutsa cyose aho yahuriye n'ayo mahano. Nibyo rero bimusigira bagaje mbi nini ndende izamubihiriza kenshi ubuzima bwe mu buzima bwe bwa muntu. Akanga rero yagize nk'amahirwe akagira akana, aganga kuzakabwira ibyo bintu, cyane ko abenshi ntawe umenya igihe agomba kubwirira uwo mwana icyo kintu, cyane ko noneho abenshi nka buriya bariya abana bo muri Ukraine bazagenda aho bajya babaza bati ese papa yagiye he, ese mama yagiye he. Iyo bashije kuba ko benshi bazajya mu maorphelinat, abenshi bagiye hehe, bafatwe mu mafamiye ya adoption. Ese umuntu agende abike ibanga rye bwite. Noneho tuvuge nk'abakoreye ibyamfura, nk'iryo banga ntushobora no kurivuga, ntiwanaribwira n'umwana, ariko hari abandi bantu bashobora kubyongorera wa mwana, bigahinduka ibintu bibi, bigahinduka memoire, ikintu agiye kubika, elema agiye kubika mu mutwe, ariko se arayibika he? Ibintu byose ubundi mu mutwe wacu bibikwa nko mu tubati two mu rugo, ubika ibisorora ahantu hamwe, ubika ibitabo bisa kimwe, ubika ibintu, ari niho habamo ordre kugira ngo uzajye unabyibuka ufite ahantu ujya kubikura. Ariko nko muri icyo gihe kujya kuvuga ko wabonye wumvise induru imeze gutya, ntabwo binashoboka. Kenshi na kenshi ntabwo iyo nduru ikunda koroha. Iyo nduru iba ari amahano, iba ari ishyano rikubuza gusinzira. Kenshi ugasanga uwo muntu ntasinzira, kenshi noneho agatangira gutekereza kwishakira icyo kunywa cyangwa se ikindi kizajya kimufasha gusinziriza bya bindi ngo bimufashe nawe gusinzira. Ni muri urwo rwego navuga nk'izo ngaruka za post traumatic, ugasanga umuntu noneho agize ibigaruka, cyangwa se rimwe na rimwe intege nkeya muri za resilience, akazamukara za trouble. Amasaha n'umuntu utazabona uwashyingura, amasaha tubanye make rwose. Dr. Gakwaya, nagiye kurangiriza, umuntu utazabona uwashyingura noneho nabwo kazagira icyo bita deuil traumatique, kuko urumva utabonye umuntu ushyingura, iteka ryose mu mico yose twemera ko umuntu udashyinguye ahinduka umuntu uzakubera ikibazo, uzakwishyuza
nayo bikongera za ngufu muri za ndoto mbi, icyo bita koshemari ndetse n'ibindi nk'ibyo. Murakoze, ndabona ko mugana amasaha atigeze. Dr. Albert Gakwaya, urakoze cyane kwitabira ikiganiro muri Isanga. Nshimire namwe mwese mwarimu duteze amatwi, Bwana Chang na Dieudonne bamfashije ku buhanga bw'icyuma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.